Gushinga urugo ntabwo ari umushinga woroshye, ni umushinga usaba ko abantu babiri bawushoramo neza, gusa nanone si aho bigarukira gusa kuko na sosiyete muri rusange ishobora gutuma mugira urugo rwiza cyangwa se rubi, cyane ko imiryango migari nayo iba ihera ku rugo rutoya rw'abantu babiri. Niyo mpamvu rero ibyo byose uba ugomba kubyitegura neza mbere yo gushinga urugo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu 9 wakora bikagufasha kwitegura neza kuzashinga urugo rwawe cyangwa se kuzagira urugo rwiza. Bahaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Ikintu cya mbere, kwimenya ubwawe. Hari ubwo usanga umuntu aba nawe ubwe atizi akagendera ku by'abandi gusa kuko we atazi uwo ari we neza. Banza umenye uwo uri we ko uri uw'agaciro kuko Imana yakuremye ukwawe, nta wundi muntu nkawe uzabaho. Ntukemere ko ubuzima bugucisha bugufi ngo wibagirwe agaciro kawe. Icya kabiri, banza ushyire ibikomere wahuye nabyo mu buzima bwawe. Ibikomere by'ubuzima wahuye nabyo ugomba kubanza kubikira, nubwo bitasibangana burundu. Amateka wanyuzemo cyane cyane ayo mu muryango warerewemo, hari ubwo agira ingaruka ku rugo rwawe iyo utabanje kwiyakira no kwisobanukirwa neza. Niho bamwe usanga batakigirira icyizere abo bashakanye, kubafuhira bikabije, kutagira icyo witaho, guhorana ubwoba, kurwana ndetse no kuvuga amagambo mabi mu gihe uri kumwe n'uwo mwashakanye. Icya gatatu, sobanukirwa neza inshingano zawe mu rugo. Abasore benshi n'inkumi usanga baba bateganya kurushinga ariko batazi neza inshingano bazaba bafite mu rugo rwabo. Tekereza ugiye gushaka akazi ariko utazi icyo uzakora. Inshingano irenze izindi zose ni ugukunda uwo muzashakana, kuko muramutse mudakundana izindi nshingano zose ntabwo zakora kuko haba harimo ubwumvikane budahagije. Icya kane, rinda umubiri wawe. Hera ku kwirinda kuryamana n'uwo mukundana kuko udakeneye gutanga umubiri wawe ngo ubone kugaragarizwa ko ukunzwe. Iyiteho ku mubiri bisanzwe, ujye usa neza ariko cyane cyane wite ku ntekerezo zawe. Imenyereze gukora imyitozo ngororamubiri kuko urugo rushobora kuguhindura, wenda ukabyibuha cyane cyangwa se bikazakugora gutangira gukora siporo mu gihe waba utarabyimenyereje. Kandi niyo utabyibuha, siporo ni ingenzi mu muryango ndetse no ku buzima bwa mwese. Shaka imiryango myiza wakigiraho. Icyo nicyo dusanga ku mwanya wa 5. Nubwo kumenya urugo runaka rumeze neza bitoroshye ururebeye inyuma, hari ibicyo wabona wakigira ku bandi. Gusa nanone si ugushaka kwigana abandi kuko urugo rwose rugira umwihariko warwo. Niba ukunda gusenga, urusheho kugirana umubano mwiza n'Imana. Inama iruta izindi ni ugusenga kandi utajenjetse, kuko uba ugiye gutangira urugendo rutoroshye ariko nanone rworoshye ku muntu ufitanye umubano mwiza n'Imana. Nta kibazo na kimwe uzahura nacyo ngo ukiburire umuti, nuramuka wisunze Imana ndetse ukanasenga. Icya gatandatu, iga guhitamo neza uwo muzashakana. Ahangaha guhitamo neza uwo muzashakana ni ikintu cya mbere ukwiye kwitondera, kuko nuhitamo nabi nawe urugo rwawe uzaba urwangije cyane. Niyo mpamvu bakubwira ngo mbere yo gushaka banza urebe umuntu ugiye gushaka niba nawe yiteguye kuba nawe yashinga urugo, bityo bizakubera byiza nawe ubashe kugira urugo rwiza kandi urugo rwishimye. Icya karindwi, jya kwiga inyigisho z'abitegura kurushinga. Bigushobokeye wakwimenyereza gushaka aho bigisha inyigisho z'abitegura kurushinga kugira ngo birusheho kuba byiza mu kwitegura kurushinga. Kandi binaba byiza iyo ubikoze na mbere yo guhitamo uwo muzashakana, kuko izo nyigisho zigufasha gufunguka mu bitekerezo, zikanagufasha guhitamo neza mu gihe ugiye guhitamo uwo muzabana. Icya 8, gira intego mu buzima bwawe. Si byiza kwihutira gushyingirwa utazi intego y'ubuzima ufite, cyane cyane mu bijyanye n'imibereho, byaba ku musore cyangwa se inkumi, kuko baba bafite icyerekezo cy'ubuzima, bafite n'ubushobozi bwo kuzagira imiryango yo kwitaho. Bitewe n'urwego rwa buri umwe, haranira kuvuga uti nzashaka umugore cyangwa se nzashaka umugabo maze kugera ku bintu runaka, bityo bizagufasha kuba wabasha kugira urugo rumeze neza. Icya 9, iga gucunga umutungo neza. Witegereza ko uziga gucunga umutungo wawe umunsi uzaba umaze gushinga urugo. Byimenyereza hakiri kare kuko bizagufasha no kwita ku mutungo w'urugo, dore ko ahanini imicungire mibi yawo iteza amakimbirane atari yitezwe hagati y'abashakanye.
hari n'ibindi byinshi wumva wakora, ariko ibi tubonye ntibizabure mu byo witoza igihe wumva ko wegereje kuba washyingirwa. Gushimiye wari ukurikiye iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu bindi biganiro.